How are you? Fine, thank you. Where are you coming? Coming from to school. This school. This. You are coming from this school. Yes, this school. I am coming from the school today. Yeah. Kuri mirongo ine haramunaniye mu bijogo haramunaniye mari udupu shuti hangane aje kukuruhura abana mana duishibanga haruruisho dushiwe mw'ijuru uko tuzasa iko nachijua nachijua iko kama tutapenda Mungu lakini utanizungumunishe ziko na mwambe ni mupenda mea lakini mwese abaturage n'abashoshe mw'izina ryo handere dusa maze igihe mbivuga yo kemani ikabakaba mu mahoro wahiraye Imana wahiraye avuze yuko icyubahiro cyayo. Yes, ndagusuhuje wowe ukomeje kubana n'ibiganza Media TV. Nizere yuko kabisa ibintu bikomeje kuba fresh sana. Ahandi ndi mu misozi ya Nyamasheke kabisa aho ibintu bikomeje kugenda biba ibicika. Ngira ngo kuri mikoro muri kumwe na Isya. Ngaye nguko rero kuri kamera y'ibiganza Media TV mukaba muri kumwe n'umusore. Se no umusore, no umupapa, no umwana, ni iki? Ibyo ni wowe ugiye kubyivugira. Ngendo umusore cyakabiri kigeretseho ndo umunyeshuri wiga. Sasa witwa nde? Ndi Kumana nkaba niga mu Kiremu mwaka wa mbere. Ngaye ngo watangiye kwiga ryari? Bimaze igihe. Bimaze igihe? Mu mwaka wa ryari? Hashize igihe. Ufite imyaka ingahe? 8-7. Wowe ufite imyaka ingahe? Njyewe mfite 8-7. Wavutse muri 8-7. Okay. Witwa nde? Banyita Ndi Kumana Yohani. Navutse 8-7. Wewe witwa? Nitwa Ndi Kumana Yohani. Ngaye nguko rero ubu tugiye kuganira n'abantu badukurikiranye kuri kamera z'ibiganza Media TV. Wiga he mu kihe kigo? Niga mu Kirehe. Mu Gitaba, bahita mu Gitaba. Sasa biba byifashe gute uri ku ishuri? Iyo ndi ku ishuri mba meze neza kandi nta kibazo ngira kubera ko n'ibiryo biba bihari nta kibazo ngira. Hanyuma turi kukubona kabisa utubwiye ko wavutse 8-7 sibyo? Kwinjira mu mashuri yawe wayinjiyemo ryari watangiye kujya kwiga ryari? Aho natangiriye ntariga mu Kirehe natangiriye kuri Nyanza ahari amashuri makuru mva kuri Nyanza njya mu Gisakura naho natangiriye njya kuri Nyanza njya mu Gisakura nize mu wa mbere. Imbogamizi nizihe wahuye nazo kuba ukiri mu mashuri abanza wigana n'abana batoya kandi numva ushaje? No kubera ko ari nge impamvu ninge wabyishakiye ku bwanjye giti. Kwiga ni ingenzi kandi bigira aho bivana umuntu bikagera naho bamufasha. None se nanjye najya kuba mayibobo birirwa bambwira dore wa murara utajya ku ishuri. Reka nafashe icyemezo nk'umuntu w'umusore ndavuga ati ngomba kujya mu ishuri nibura nkamenya ubwenge bwanjye. None uyu munsi ko tugusanze utagiye ku ishuri ni ikihe cyabiguteye? Uyu munsi nasabye uruhushya rwo kuba waje hano ku isoko kuganira n'itangazamakuru.
no gushaka imibereho muri rusange. Akazina bakwita mu buzima busanzwe ndi kujya numva abantu bavuga n'akandi. Undi nitwaga Gaparata kera ariko byaranze kubera ko ibihe byagiye bihinduka. Ubu nafashe izina rishyashya nitwa Ndikumana Yohani. Ni ryonyine? Ndikumana Yohani. Ariko uvuga kugenda ukatuza ngo nimba ngo ni iki? Ntago nkatuza ko nta nkasi iwacu tworeye ngo ndazikatuza nta n'izo dutunze. Ntago ukatuza? None ko tugusanze hano mu isoko se aho uri buze kuba uri kuhakoramo iki? Ibyo mba ndi gushaka byabonetse ubu ngubu ndi hafi yo gutaramuka nkajya mu rugo kubera ko niga mu Kirehe niyo hafi ntaho. Ufite ikihe cyizere cy'uko nurangiza amashuri yawe nawe uzabona akazi? Icyanjye cyizere ni uko uburara ngomba kubuvamo nkiga afite intego yanjye nazarangiza nkaba umugitifu cyangwa nkaba uw'akagari. Urateganya kuba warangiza ukaba umugitifu w'akagari cyangwa n'uw'umurenge? Ufite ubushobozi bwo kuzarangiza ugakomeza no kwiga kaminuza? Byose byashoboka bitewe n'abaturage bantera inkunga nanjye nkagera mu rwego nk'urw'abandi bagezemo nanjye nkakomerezaho. None ubu ngubu iyo uri kumwe n'abana mwigana batoya biba bimeze gute? Nta mbogamizi uhura nazo? Imbogamizi mpura nazo ntazo kubera ko mba afite ikayi n'ikaramu n'ibiryo bihari nta mbogamizi mpura nazo. Icyo mbashinzwe mu banyeshuri mbashinzwe kubabungira umutekano wabo ntibahungabane. Ikindi cya kabiri nkaba na duwaye wabo. Muri aya masaha utari ku ishuri bari kuyoborwa nande? Abo bafite abandi uwundi muduwaye uri kubayobora. Batekanyije. Ubu ni ukuvuga ngo turi kubona mu mufuka y'ikabutura yawe harimo utuntu twinshi uba washyizemo. Umuntu yakwibaza ngo ese iyi ni impamba ni ibindi bintu ni ibiki? Ni impamba. Ni impamba nyine iyo umuntu ashonje, namwe murabizi umuntu ashonje nyine yitwaza ikigomba kumufasha mu nzira ashonje. Nta munyeshuri utagira impano, utagira imyidagaduro akunda. Wowe ukunda iki? Ukunda kuririmba, ukunda kubyina, ukora iki? Ni iki kintu ukunda mu banyeshuri cyangwa no mu buzima busanzwe? Njyewe no kuririmba ndabishobora kuko nanjye wenda mba umuhanzi nkasohora indirimbo nanjye nakigana abandi babisohora. Urumva ari nk'uwe muhanzi ukunda wakwigana? Mete. Ngaho sa n'uturirimbira twumve amahirwe twaguha. Njyewe rero izo mfite ntabwo zijyanye neza ariko njyewe ngire zanjye. Nta kibazo wowe turirimbira izihari. Maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizeruka, maze igihe mbabwira yuko ikuraho iryo sezerano, maze igihe mbivuga yuko Imana itabarushe ikabakaba mu mahoro. Wayirahiye Imana wayirahiye, avuze yuko icyubahiro cyayo itazagihunde kandi ntizemera ko izina ryayo ritukwa. Moridekayi yari yamanukiwe igiti cyo kubambwaho, Imana nayo yari yateguye farashi yo guhekaho, irategeka bamutambagizaho bamusherereshe, kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Wayirahiye ngo Imana wayirahiye, wavuze yuko ngo icyubahiro cyayo itazagihunde kandi ntizemera ko izina ryayo ritukwa.
hanyuma akandi karirimbo twihute cyane. baratwitiranya uko dusangira ibishyimbo baratwitiranya uko dusangira ibyago hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarara twemye araceceka ihorere umva guhorera kw'inuma za Yesu ndumva imirindi Yesu agaruka shuti hangane aje kukuruhura abana b'Imana duhishe ibanga hari uruhisho duhishiwe mu ijuru uko tuzasa ntiturerekanwa ni nacyo gituma abeza batatuze bakatwitiranya uko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya uko dusangira ibyago hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugahagarara twemye. Wow, reka tugushimire cyane. Wabaye muri korari, ongera uhindukire ureba kuri kamera. Wabaye muri korari? nabayemo nkunda umurimo w'Imana none ubu ngubu bimeze bite? narakennye Kujya muri korari bisaba kuba ukize. none se ubu utariye waririmba ahubwo nkamwe mugomba kumpereza nkasengesa n'umuntu nanjye wabahangiye indirimbo kuko n'ubundi nanjye nkayakoresha icyo ngomba kuyakoresha. Ongera usubire inyuma gatoya unarebe hariya. Ikibazo none hanyuma ubuzima bwo kwiga ubuzima bwo kwiga bumeze fureshi kuko nta kibazo. Intoryi baba bazizanye imyumbati bihari kawunga bihari umuceri buhari nta kibazo mbega gihari. Hanyuma abana mwigana ntago baguserereza yuko waje kwiga ukuze? Oya niho babivuga ntacyo byabimbwiye kuko intego yanjye niyo gutera imbere ntabwo rero intego yanjye ari iyo kwirirwa nzerera aho mbonye wese anyita ukanyita no never. Ufite umugore? ntawe. Harabura iki kumbona imyaka gute? Oya umugore ndamuzane nararangije intego nihaye narayigezeho. Wararangije kuba gitifu? Nararangije kwiga kuko niwo mwanzuro nafashe ubwo ntawawumvanamo. Hanyuma ese umuntu yakwibaza ngo kuva ku ishuri ugera mu rugo cyangwa no kuva mu rugo ujya ku ishuri hari iminota ingahe? Iminota nk'ibiri da. Uturanye n'ishuri? Ni hafi. Hanyuma no kuba utarigaga mu bihe byahise mu myaka yahise ni iki cyabiteye? Icyabiteye ni covid yabiteye. Covid? Mu myaka ya mbere ya covid nyine yarabejahaje itaraza ntago nari nabonye uko nitegura kureba ni forum. Ariko kuva narayibonye intego yanjye nihaye niyo kwiga nkagera ku iterambere kimwe nk'uko abandi nabo barigezeho. Ubufasha n'ubu uri gusaba kugeza uyu munota? Yewe mbonye unyitaho akampa ayo njya nkagura n'amakaye nkagura n'amakaramu yabagize neza cyane n'umwambaro bundi rero iterambere niyemeje nkarigeraho ufite ibyo byose. Uyu munota ubonye ugufasha agahita anagushakira n'umugore akaguha umugore uri no kwiga wabyemera? Umugore umuntu amuzana yararangije wahita utarabanza kwiga se ugahita akuzana umugore? Oya, umuntu arabanza akabitekereza wararangije abantu bakakugirira icyizere bakaguha ubufasha nibwo wajya gusaba ukanako. Niyo ese waba nta nka woroye ukajya ukavuga ngo umushinga uzawugeraho. Hanyuma reka gusa uvuze ibyo ugomba gufashwa amakaye iniforume utuntu nk'utwo ngutwo.
ibyo birahagije. ibyo birahagije ariko n'inkweto ntabwo bihagije. Ubayeho mu buhe buzima? ubuzima mbayeho iyo mbonye nkangutse numva mbaye mu buzima bwiza bwanjye. Ntabwo wifuza ko ubuzima bwawe bwahinduka? ubuzima bwanjye bwahinduka, ariko bwahinduka no kubera iminsi wenda uko igenda yicuma. Hanyuma aka kanya hagize umuntu uza akavuga ati ndaje ndakwakiriye ngiye kuguhindurira ubuzima kuva hasi gukika hejuru no mu bundi buzima usigaje, uyu munota ubishatse kuvuga ko utabyemera? Ntabyemera. Ngaye ngo kuba kujyanye muri Amerika wajyayo? Najyayo. Ari ibikunda najyayo kubera ko nyine naba nararangije amashuri yanjye nkajya muri Amerika narayarangiza. Sa n'ugerageza rero nk'umunyeshuri ugira akantu uvuga kaba Agafaransa, Agaswahili, Akongereza, mu zindi ndimi nyine zitari Ikinyarwanda, cyangwa ni umva icyo ari cyo cyose. Ni good morning. How are you? Fine, thank you. Where are you coming? From to school. This school. This. Coming from this school. Yes, this school. I am coming from the school Kirehe. Yeah. This school. Yes, this school Kirehe. Yeah. Naiko masomo. Naiko na machike, naiko yes. Unatoka wapi? Huko natoka pale Bushekeri, naiko pale chini Chitaba. Chitaba. Yeah. Naenda wapi? Kavukire ni Bushekeri, naiko na Chitaba kumachike. Sasa wewe naenda wapi? Huko naenda nyumbani. Yeah. Kulala? Yes, kupata chakula. Yes. Ukamate safara. Yeah. Sasa komeza no mu Cyongereza twumve. Sa n'usuhuza abantu bagukurikiranye hano kuri kamera z'ibiganza Media TV. Wabwira uti je nitwa gutya, urumva nuruka naha ubuzima bwanjye buteye gutya na gutya, ndashaka ibintu nk'ibyo ndagufasha. My name is Ndikuman. Nkaba rero nifuje gusuhuza abaturage mwese muteraniye aha. Nachijua iko kama tutapenda Mungu, lakini utanizungumzie. Ziko na mwambe ni mupenda mea, lakini mwese abaturage nabashoshe mwize naryo 100 to school tomorrow. Yes. How old are you? Old are you? Karantide. Icyo ni ikihe kirimi? Farase. Hanyuma ko ukunda kuba wifashe gutya cyane, nta bumuga ufite, ubuzima bwawe bumeze neza 100%. Ubuzima bwanjye simbushoboye kubera ko icyo se nicyo muvuga mwebwe wapi, kubera ko impamvu ibyambayeho n'undi nawe byamubaho.
ndagira ngo uretse gato tubijyanemo neza kubera ubushake bw'Imana sibyo ibintu byose bibaho mu buzima ahubwo icy'ingenzi ni ukubigaragaza ukavuga uti ibyambayeho nibi ndahangayitse nshaka n'ubufasha kugira ngo ube watabarwa mu gihe biri ngombwa ntubizi se ni ikihe kibazo waba ufite cyangwa wiyumvamo mu buzima bwawe uko uhagaze kubera ko nta papa ngira nkaba ngira mama gusa narahangayitse imibereho mbega sinayibonaga uko nabitekereza sasa ubumuga ufite n'ubwo guhangayika nubwo guhangayika kubera ko nta papa ngira icyo cyonyine no kutarya no utagira papa nabwo ni ubumuga ukaba wumva bwavurwa gute kavuga ari uko mwantera inkunga nk'abaturage nyine icyo mwajya mubona yaba urufaranga yaba kenda yaba umupira yaba udukweto mukafasha ni ubwo bumuga bwaba n'ibiryo bwagabanuka murakoze cyane ntabwo uzi gucuranga umuduri ibi bya bintu bya kera ntabwo wigeze ubigerageza ntabwo ibyo nabigiyemo kuki wakunze kuririmba ntukunde gucuranga ni ukubera ko nyine ngewe ibyo ngibyo ibyo byabadije nyine bo nibo baba babishoboye ariko ngewe izo mpanga nyine ntabwo ari izo gucuranga mu ishuri ni irihe somo wumva cyane materials basubiramo materials subiramo materials iryo ni ryo somo wumva yes rimwe guteranyaho rimwe ugakuraho rimwe ni kangahe ni rimwe subiramo ni rimwe ati nukumvishije abandi ni rimwe ni byose zero duteranyijeho zero tugakuraho rimwe ni kangahe ni zero ngahe nguko niryo ryonyine wumva materials bavuga materials mathematics mathematics no ibyo ngibyo ntabwo nabyiga uvuga ngo mathematics ongera usubiremo rimwe mathematics yaje ongera rimwe mathematics subiramo rimwe mathematics subiramo cyane mathematics mathematics vuga cyane mathematics ngayo nguko rero twaganiriye ibintu bimeze fresh sana ngira ngo itangazamakuru rizaza kugusura abazashaka kugusura bazagusanga he muzagenda mubaze mu murenge wa Bushekeri niyo kavukire babaze irihe zina babaze ati wabanje ku mana izina bakuzeho cyane ryarindi ngo rya mukatusi nitwaga ko ariko byarahindutse ariko niryo bakuzeho cyane ndabyemera niryo bakuzeho cyane niryo bari banze ariko ntirarihinduye none ubu ngubu ni ikihe cyizere ufite cyangwa ubona gishobora gutuma bakumenya mu gihe wahinduye izina nese ubundi ubu ntibandoze nyine narahindutse uko narindi banyita ntabwo ariko nyitwa kubera ko mama yagiye mu bitaro arwaje mushiki wanjye nkakuta nyine umwana aramutse arwaye iwabo bakamuha hafi bakamujyana ibitaro bigahita ko bireba mu mamashini uko byagenze bahita banyita bazace ku muyobozi w'umudugudu yatoranye n'abayobozi babo bahita nawe ubwaho telefone y'umuntu waba uzi bahamagara nkayo ngi n'undi muntu
make bazakunda iki usaba abantu bagukurikiranye bakwishimiye ndetse bashaka no kugira icyo bagukorera mu buzima bwawe cyo nabasaba nyine ni uko bazantera inkunga mu bitekerezo byanjye bakantera inkunga nyine ubonye udufaranga duke akantera izo nkunga n'ubonye akenda akantera inkunga n'ubwo bushobozi ubu ngubu uwaguha nka miliyoni uyu munota y'amanyarwanda wayimaze iki n'anyarwanda ntabwo wayemera se kubuze ngo reka reka aya wahita wirukanka wajya wasara aya da byagenda gute mwebwe nkamwe twari turi kumwe mwe mwafasha mukampande ahubwo ni mumayo ngayo kuko njyewe ntago nzi kuyashira sinajya kuri sako ngo nzi kuyabitsa reka reka ukaba uvuga yuko ariko ubu ngubu baguhaye igare waryemera igare ntago nize kurinyonga ni nk'igiki wumva watora ubufasha natora nk'amafaranga wenda nk'ibihumbi 10 nibyo byangirira akamaro naho kumbwira miliyoni ntarayigeze ubwo se sinayigeze sinigeze nyatunga ayo ngayo ayo nayo natunze hanyuma ayo ngayo ibihumbi 10 wayamaze iki aka kanya wayaga wayamaze nahita ko ngoramo indi naguramo imyenda nkaguramo n'inkweto ayo ngayo wenda yabafashije mu gihe nyine andi atari yaboneka cyangwa ubundi bufasha butari bwose hanyuma se nta nzara ujya uhura nayo uri ku ishuri cyangwa barabagaburira ibiryo byo ku ishuri iyo beriye wumva uhaza ariko nk'iyo byagushizemo wumva n'ubundi ushonje naho ibyo mu rugo byo iyo wabiriye ntabwo wumva uhaze kandi iyo byagushizemo bigenda aya ntabwo ibyo mu rugo byo aba ari ukugira ngo nyine wice isari nkarya mu gitondo icyo ushimira abayobozi bacu batureberera umunsi ku wundi ni iki ubashimira n'icyo ubasaba ngewe icyo nshima ubuyobozi ni uko bwarebye ku baturage bakaboroza za girinka bakabaha amazu bakabaha abatishoboye bakabubakira nkabashimira n'umuyobozi wacu Paul Kagame warebye akavuga ati abantu ntibagomba kuba muri nyakatsi akabubakira akabaha amazu bakaba bameze neza murakoze ni iki noneho kugeza uyu munota wamusaba ku buryo ahari cyangwa ubutumwa buramutse bumugezeho ni nk'icyo umwifuzaho icyo namusaba ni inkunga bijyanye n'iki ni imyenda y'ishuri nibwo bufasha nkamusaba n'amakayi n'amakaramu n'icyo kurya n'ibyo nabona n'ibindi hanyuma ubwo ngubwo ku bijyanye no kurangiza amasomo yawe ni iki wifuza yuko yagufasha kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe amakayi imyenda y'ishuri n'amakaramu n'inkweto gusa yatumeza no ku bandi bayoboranye nabo bakazanera inkunga ikigo uri kwiga uri kumva kiguhagije urumva udashaka kujya ku kigo twigisha ururimi cyane ikigo nigaho numva urebye ni ukuri
haba hari ibiryoso kuvuga ngo biba byanaboze niyo byabora ntabwo byaboze muri Rwanda. Icyo nkeneye ni ukwiga ubumenyi n'ubwenge, nkamera nk'uyu mwana nkiga nkazamera nkawe nkarangiza. uyu mwana iyo ubonye muri kumwe mu ishuri ubona ari mutoya cyane bikubwira iki? Ni irihe somo bigusegera? binyigisha ko nanjye nyine ngomba kumera nkawe nkiga, simbe nk'ababarara birirwa bagenda mu rutoki rw'umuntu bakiba iby'abandi. nanjye niwo mwanzuro nafashe nkahinduka nkamera nk'abandi bose. Hanyuma iyo umwana ari kugusobanurira mu masomo mwiga, ntago uvuga uti ariko uyu mwana kuki ari kunsuzugura, asobanurira nkande akana nkaka? iyo bashatse kunuka kubera ko haba hari abarezi, ndagenda nkamuregera umwarimu akaza akamwihanira kuko njyewe nta bubasha afite bwo kubahana. Ntabwo mbafite. Uyu munsi wa none nta birote wari wafata kuva watangira kwiga? Ntabwo wari wahita afata? Uri mu wa mbere nibwo ugitangira? Nibwo ngitangira. Ufite intego yo kuzaba nk'uwa kangahe? Nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu. Kubera icyo utavuga uwa mbere? Kubera ko nzarusha abandi nyine, nese nimba abandi imirire nihinduka bizaca muzaba uwa mbere. imirire yo ntabwo itetse izabura, ninabura nyine nzihangana. Umuceri ndawukunda, ibishyimbo nkabikunda, intoryi nkazikunda, n'inyama nkazikunda, n'amateke ukayakunda, n'ibijumba ndabikunda n'imyumbati. Reka tugushimire cyane ku biganiro tugiranye, ngira ngo twizeye yuko hari ikizagenda gihinduka uko iminsi izajya ishira. Muri iyi mifuka yawe harimo iki? N'ibanga cyangwa wabigaragaza? Akarendase karimo n'akavoka. Akarendase n'akavoka. Ubu ngubu ni bya saa sita ni bya nijoro? Bya saa sita. Sasa rero inkweto se ubu ngubu iki kirenge gikwirwamo cyangwa ni nini iragusaga? Iyo nyambaye iramwera. Reka tugushimire. Directeur mubanye kuri kwigaho agufata ute? Ni iki abwira abandi banyeshuri yo muri kuri rasamburoma cyangwa iyo muri mo muraganira nk'ikigo muri rusange? Deregitere arababwira ati nimukajya mucokoza uwo munyeshuri, ni umunyeshuri nkamwe, nimukajye mumucokoza. Ariko iyo ari mu biro nyine abanyeshuri ibyabo nyine ibyabo nyine baza bakanukira mu ishuri. Hari n'igihe bankubita nyine nka bya bindi by'umwana nanjye nkabihora, nase najya gukubita abana ntibanyirukanye. Ako buri ubona directeur uyoboye ikigo cyanyu utaba umuruta kugeza uyu munota? Murangana cyangwa uramuruta? Directeur se ko ari uyoboye ikigo? Ndavuga mu myaka uramuruta? Nese umuntu wiganye na Simba ari kure Tojeni kandi uzi ko ari umuyobozi w'akarere niganye na Simba ari kure Tojeni wari uyoboye Nyamasheke n'ubundi. Uko niko kuri? Twariganye. Noneho uri n'uwo ku ngoma yo komeza tuganire. Ingoma ya cyamura yize? Reka. Ni gute se utabo yize? Niko karama. Simba ari kure mwariganye. Iyo muhuye ubu bigenza ute? Uramwakura akabimenya yuko mwiganye? Hari n'igihumbi hari yaguha? Atoye nye wabose sinyenga. Ni muce zaho ibusheke ari nyenga. Ndakubaza ubu ngubu ajya amenya yuko mwiganye? Ajya abimenya.
Okay, ni byiza cyane, reka tugushimire rero. Nakagaruka abakomeje kugukunda tuzajya tugushaka tubahereze ibiganiro nk'uko bazajya bagenda babidusaba, sibyo? Abandi banyamakuru bahaye ikaze nibazaza kugushaka. Mbifurije nyine kuzaza kushaka, nababwira ngo nyine muntere inkunga mume igihumbi aho ndewe ko naguramo amakayi n'amakaramu, ubundi ejo nkazajya ku ishuri kubera ko ibikoresho byo ntabyo mfite bihagije. Mwaba mugize neza kandi murakoze. Hanyuma ujye ugumya witeguye yuko isaha ari isaha bakugeraho. Gusa tugana ku musozo, abantu bagushimiye, uzi kuririmba, wabahaye ibyishimo, ndagira ngo dusoze n'ubundi uturirimbira. Tugwaye nk'iminota 3 ubashyushye koko, bakubite batumbarare hejuru mu birere. Uzamura n'umwuka koko. Ngabiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, ntabwo ikusomana yanjye kuko urabikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo watubonanye. Wowe ntujya uhemuka, wowe kandi ntukoze isoni, ntabwo ikusomana yanjye uko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka, wowe kandi ntukoze isoni, ntabwo ikusomana yanjye uko urabikwiriye. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo watubonanye. Wowe ntujya uhemuka, wowe kandi ntukoze isoni, ntabwo ikusomana yanjye urabikwiye. Dukomeze ku yindi ndirimbo turirimbira abari hano kugira ngo bishime. Twagiye indi nta yindi ndirimbo. Ngoro Imana kandi byiza, Ngoro Imana duhora duseka, Ngoro Imana duhora tuyisenga, Ngoro Imana duhora tuyisingiza. Ngoro Imana hari ibyiza, hari umubyeyi Mariya ahora duhamagara, mu ngoro ye harangwaho ibyiza. Haleluya, 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 haleluya. Nimuharanire mbere na mbere n'ingoma y'Imana, nimuharanire kandi mu butungane bwayo, ngo muzabyerekezwa ngo n'ibindi byose n'Imana yacu n'umubyeyi. Ngaho reka nkubaza akantu gatoya. Ngira ngo kuva kare aho wagiye, reba hariya kuri kamera, ngira ngo kuva kare wagiye uririmbira abantu indirimbo zijyanye no kwamamaza ubutumwa bw'Imana, indirimbo z'iyi minsi.
niyo ndirimbo ukunda zijyanye n'abahanzi izi zisanzwe, indirimbo z'isi zitari iz'Imana z'abahanzi bo ntabwo ndi umuhanzi. uretse gato reba hano tugendane sibyo, uretse gato ntabwo uri umuhanzi. Indirimbo yitwa Inana urayizi? Tujyane baby urayizi? Ujye yumva yego iyo ndayizi ariko ntabwo njye nyiririmba njyewe. bari uririmba akantu gatoya, ndabizi turaza kuganira, ririmba akantu gatoya n'abandi bakubasha. Twagiye bone bayitore njyewe se ko ntayizi. kandi tubwiye yuko uyizi, ngo hoteli iyo ushaka niyo ndirimbo zindi y'isi y'abasitari cyangwa se y'igisupusupu. Ngo ni igisupusupu ni igisukari madani Mariya we, oh mama Mariya we, Mariya cyane Kigali ni wabo w'abakire, ageze Nyamirambo sanga n'imiti kuri 40 haramunaniye mu bidogo haramunaniye Mariya cyane igiye Kigali ni wabo w'abakire, ageze Nyamirambo sanga n'imiti kuri 40 haramunaniye mu bidogo haramunaniye Mariya cyane wegeye Kigali ni wabo w'abakire, ageze Nyamirambo ngani imiti kuri 40. Reka tureke kukuvuna cyane sibyo. Igisupusupu umuvugaho iki yumvishije azi kuririmba kandi ubona mujya kungana? Ni iki kintu umutekerezaho iki? Nanjye namwigana nkazaba umuhanzi. Uramukunda cyane? Ndamukunda kandi ubona wanamurenga? Nanamurenga da. Ni ikihe cyizere ubona cyatuma umurenga? Niniga nkarangiza nzamurenga. Reka tugushimire cyane mwe mwabanye n'ibiganza Media TV. Ngira ngo uyu mugabo cyangwa se umusaza cyangwa se umuhungu cyangwa se umunyeshu ni amazina nka miliyoni, wamwita amazina nka miliyoni. Ngira ngo mwagiye mubona yuko yabahaye show, yabahaye ibyishimo. Icyo usabwa wowe twari kumwe no kugumya kudanga ibitekerezo aho munsi, ugasiga ibitekerezo byawe ndetse n'inyunganizi niba hari n'inkunga wanamutera. Ngira ngo ndaza gupiningamo nimero yanjye cyangwa se ndetse n'iy'umuyobozi w'umurenge, ushaka kumuhamagara ukamubaza uyu muntu kugira ngo mujye mugomeza gushishikariza n'abandi gukora iki barakuremeye yatore n'abandi nibamuremere, nta wundi umuremera. turacyategereje kabisa. nta wundi umuremera. Reba na hariya, reba naho inyuma, nanjye nkuremere aya saa sita. Ni muwamashuri arasobanutse, amahirwe aguhoreho uzabone n'andi menshi cyane. Nanjye wabanye nanjye, namwe rero umuhanzi, ndabashimiye ku gikorwa cyiza mumaze gukora.
ndabashimiye rero icyo nsaba abaturage nyine ni inkunga n'ibitekerezo byanyu. Ibi bitekerezo byari binakenewe muzabigeze. nitwa Gaparata. Nkaba mbashimiye rero ko mumpaye ku madovize Imana izabongerere. Nkaba mbashimiye rero nkomeza kubifuriza ngo Imana izabahe n'ayandi amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze cyane. Uracyari kwiga cyangwa wararihagaritse? Ndacyari kwiga. Uzajyayo? Yes. Ngaye nguko. Turabashimiye cyane mwe mwakomeje kutwereka urukundo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe.